Ryan Manzi kaze kuri Sango Star TV. Yego urakoze. Wari umwe mu ba judges wa Primus Guma Guma Superstar season ya 7. Kuki Dream Boys ari yatwaye iki gikombe? Kubera ko ariyo yari bikwiye ku mpamvu zitandukanye bagiye bitwara neza ahantu hatandukanye twagiye tujya. Kwitwara neza biba bivuze iki? Kwitwara neza ni kwitwara kubijyanye n'amabwiriza cyase ibigenderwaho mu irushanwa, kwishimirwa n'abafana, kumenya nabo uburyo ki bitwara imbere yabo, ukuntu baba bambaye, imibyinire yabo cyane cyane kubijyanye bo bakunze kwitabaza ababyinnyi, uburyo bakorana nabo, ibyo byose muri rusange. Ariko tutibagiwe yuko harimo n'amanota y'abantu y'abafana babatoye, nayo biri bugaragare ndibaza mu gihe gitoya cyane baratowe cyane. Ibyo byombi rero ufasha amanota y'abajaje ugafata n'amanota y'abatoye nibyo byatumye bagera kuri iki gikombe. Yes, nabandi bahanzi babiri ndi bukubazeho cyane hanini bavuzweho, ni Bulldog we yaguye he ko ari mu bahabwaga amahirwe, ati road show zari 5 ihuye narahize mwarabibonye, Rubavu uko hip hop ifatwa mwarabibonye, Kigali byara amateka, we yazize iki? Ndi bukorohereze ndakubwira kuri abo ngabo batsinze gusa, ariko ndaguha igisubizo cya rusange. Umuntu wese uza mu irushanwa aba afite ukuntu yizeye, afite ukuntu we abona yakoze ibintu, kandi ntawabimugayira pe. Gusa twebwe tureba ibyo byose nakubwiye, uburyo wishimirwa n'uburyo witwara mu bintu, kandi ahantu hatandukanye. Mbibutsa ko twajya ahantu hatandukanye. Umuntu ashobora kubona rero umuhanzi uwo ari we wese, ntagiye mu mazina, yishimiwe cyane ahantu hamwe, wenda bakaba bakwibaza ko hose ariko byari bimeze. Ushobora kumva ngo hari umuhanzi, kandi bose na Neo Dream Boys irimo, hari aho uba wakoze neza cyane, inshuro ikurikiyeho ntukore neza cyo kimwe, wenda ukasa n'ugwa gatoya ku miririmbire, ku mibyinire se, ku myambarire, ku buryo uvugana n'abafana, ku buryo bakwakira, bigenda bihinduka. Ku muntu utagenda yandika ngo byose abirebe, ibyo ngibyo bishobora kumucika akagira koko kari akarengane. Ariko nabivuga nemye yuko ibintu byagenze uko byagombaga kugenda. Yes, byari byoroshye kubona difference hagati y'abahanzi nk'abantu batanga amanota, cyangwa wabonaga byegeranye cyane ubundi bigahindagurika, byaboroheye kumenya utsinda? Ubundi kubera ko hari twebwe hakabaho n'amanota y'abantu batora abafana, batora abahanzi babo, ibyo ntago umuntu abitindaho cyane. Twe tureba ibyacu nk'abakemurampaka. Icyo nakubwira ngewe rero ku bwanjye ukuntu mbikora, sintekereza cyane ku buryo abantu bari kurushanwa birenze ibyo ndi kwibonera n'amaso yanjye. Nuvuga ngo uyu munsi nshobora kureba nkavuga ngo uyu munsi hitwaye neza uyu n'uyu ndabona ashobora kuba yaza mu mwanya wa 2 cyangwa wa 3. Ubu utaha bakantungura wa undi wabaye wa mbere akabagiye nko kuwa 3, bite n'impamvu zitandukanye nahoze mbasobanurira. Nuvuga ngo ikiza ntutekereza ibyo byose, wowe ureba ni nka mwarimu. Ntago wajya gutekereza ngo umunyeshuri asanzwe ari umuhanga, ureba uko yasubije ikizamini, icyo ngicyo kikuri imbere, ni nako biba bimeze. Actually my question was this Guma Guma season 7 hard to judge comparing to the previous ones? No, not so hard to judge, but mu manota nko bibazaga, they were much closer than the other ones. Hari ukuntu hari ibindi bihe twagiye tubona, ingero ni nyinshi, hari umuhanzi usa naho yataye abandi cyane, usa naho yadominatinze ku buryo n'abandi ubwabo bakwibwirira bati twe twaje duherekeje uriya, turabona ari buzakijyana. Iyi nshuro wakubeshya ni wakubwira ko muri aba bahanzi uko ari 10 harimo nibura 3 bahabwaga amahirwe cyane. Wakubeshya n'uwakubwira ngo nzi neza ko hagomba gutsinda uyu cyangwa uyu. Byari hafi na hafi kabisa. Murakoze cyane. Murakoze namwe.